mwana w'Imana wacunguye imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi w'umutima w'imbabazi nyinshi nawonwa Yesu Kristo. Yes, tuwaye ikaze rero kuri Muzehe Yakurinze Empire, byumwereko waba wamaze gukanda subscribe. Rero uyu akari wa mwanya nanone tugarutse, ariko tukaba tutagiye mu biganiro, ahubwo nkuko abantu benshi bagiye babidusaba, twagaruye wa muvandimwe wacu umucuranzi akaba n'umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko nanone nkuko twabibabwiye akaba ako n'agakondo akaba yizi. Muri make uyu munsi tugira ngo adutaramire, ariko yifashishije indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Tugiye kumuha karibu aturirimbire, nubwo zaba indirimbo ebyiri. Hari ikibazo? Zaba zihagije kugira ngo abantu n'ubundi bari bagukumbuye bongere bakuboneho. Hari abavuze bati twaramukunze twishimiye indirimbo ze, akaba ariyo mpamvu nanone twanze kubatenguha. Reka rero tudatinze, nk'ibisanzwe tumuhe karibu kugira ngo adutangirire twihuse. Tugoye karibu. Ariko rero akantu bibagiwe, buriya biba byiza hari nk'uwaba aje ari mushaka kuri YouTube channel, wabanza kabibwira amazina se, byaba byiza kurushaho wavuga amazina yawe. Yego, murakoze cyane, ndabashimiye abantu mukunze gukurikirana ino channel. Ndi umunyamuziki, nitwa David. Nyine wambona ku biganiro byatambutse, nasize contact, ushobora kunkenera ukampamagara tukavugana. Ukeneye ubufasha se mu by'umuziki, ukeneye kunsapotinga, sava, nanjye ndahari. Dutekereza ari Imana iduha n'umugisha abantu tugiye gutaramana muri gospel. Karibu. Mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, mwana w'Imana wacunguye imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi. Mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, mwana w'Imana wacunguye imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi. Niwe gusa duhimbaza, niwe gusa dutakira, ugira ubuntu bugakiza imitima yacu. Oh, niwe mucunguzi. Oh, niwe mucunguzi. Niwe mucunguzi. Niwe mucunguzi. Niwe mucunguzi. Oh, niwe mucunguzi. Niwe mucunguzi. Niwe mucunguzi. Niwe gusa dutakira, niwe
gusa duhimbaza ugira utugakiza imitima yacu niwe mucunguzi niwe mucunguzi. Wow, urakoze cyane, urakoze. Abadukurikiye mwabyumvise, ariko noneho twagusaba wenda kugira ngo ushyire akandi kamwe niba nta kintu bigutwaye. Nta kintu bitwaye, wagatekereza ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni icye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni icye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. We mutima urira ngwino kwa Yesu, arakunda afasha abababaye bose, arakunda afasha abababaye bose, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni icye, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Okay, noneho rero ntawe urabura kubaza akantu. Burya biba hari igihe mu guhanga kwawe uba ufite nk'umuhanzi ukunda, ukaba ufite ufatira icyitegererezo. Ese mu by'ukuri ni impuhwe muhanzi ukunda mu bahanzi ba gospel? Mu bahanzi ba gospel nicyo ntekereza, bose bakora neza abahanzi ba gospel, ariko ngewe icyo ngenderaho ni uburyo indirimbo yanditse, amagambo cyangwa se message zikunze kuba muri izo melodies. Sinavuga ngo nkunda uyu cyangwa ngo nanga kanaka, kuko bose bavuga ubutumwa muri gospel, ariko muri ngewe nkunda kumva imiziki cyane kurenza uko nakumva abahanzi cyangwa mbakunde. Ariko hari indirimbo James na Daniel n'abahanzi bafite ukuntu bandika ibintu byabo, ubona ko nyine bifite message. Okay, ako kantu. None se mu by'ukuri hari indirimbo yabo nibura wenda waba uzi, kugira ngo, kuko iyo ukunda umuntu ugerageza no kwiganira ibyo akora, indirimbo yabo waba ufite yabo ukaba uzi wenda no kwicuranga ukaba waducishiriza indirimbo? Kumenya umuki w'imbere y'umugisha mwinshi, nabona uko
wasobanura umutima uruzuye umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwire ye gutinya umwami ni mwiza pe aruhuka umutima mubwire ashira amanga umwami ni mwiza pe. Murakoze Wow. aririmba neza ndabakunda. Ni nabyo nakubazaga nyine umuntu aba afite umuntu umubera icyitegererezo. Urakoze cyane turagushimiye kandi uzagaruke. Murakoze cyane. Tudatinze rero reka tuse naho dusoza igitaramo cyacu, ariko ntabwo nabura kubaza nti ese gahunda ufite imbere ku bihangano byawe kugira ngo bishyire ahagaragara ni iyihe, unasezera abantu bawe kugira ngo babwire icyo utekereza? Ikintu cya mbere nababwira abakunze gukurikirana iyi channel, bakunda umuziki, bakunde kuyireba, bakunde kubisharinga, niyo support yabo tubasaba buri munsi. Gushyigikira umunyamuziki si ngombwa gukora amafaranga mu mufuka umuhereza, ahubwo iyo waje kureba ibintu yasize ku mbuga, ibyo yabatangarije, agaseke yarabafitiye, ibintu bishyashya yabashakiye cyangwa se yakoze, ukabireba niko kumushyigikira. Uruhande rwanjye rero umuziki uracyakomeje, ntabwo biba byoroshye, ariko ndashimira Imana urugendo tumaze kugendana rwari rwiza kandi benshi mwanyeretse urukundo, narabibonye, mwarampamagaye kuri contact mwabonye, hari support yanyu nabonye, hari n'abasabye ibindi byo mu gikari twakora, ariko nawe nimba ufite uwo mutima wo kuba wagira icyo ufasha ni karibu, wadufasha. Kandi hari n'igitekerezo wakwandika muri comment kugira ngo dukomeze gushyigikirana. Kuzamuka kwanjye wabigiramo uruhare, gutera imbere kwanjye wabigiramo uruhare, tabaye ngombwa ngo uri kure washaringa na comment, ubundi tugasangira ibyiza bya gospel ndetse n'izindi njyana zisanzwe. Hip hop nazo naziririmba, ariko umuhamagaro wanjye uri muri gospel. Ndabashimiye cyane rero kandi ndabakunda, mukomeze mukurikire channel undi muryoherwe. Urakoze cyane kandi nawe wari udukurikiye, navuga nti Imana igumugisha. Ikaze nawe ufite impano ushaka kuyigaragaza, tubaye ikaze. Nimero wazibona kuri screen yawe, ukaduhamagara ukatwandikira kuri WhatsApp. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye, ciao ciao.